azana umuperezida uriho azana umutoza we. Iyo perezida agiye undi muperezida uzanye aramwirukana akazana nawe umutoza we. None se igikombe yagitwaye inosezo cyangwa yaje yambwiye ko yagitwaye. Niwe gitwaye yambwiye ko yagitwaye. Yambwiye ko yagitwaye igikombe cy'igihugu muri Kongo. So rero ngo niwe nyuma y'ibiganiro birebire ngo yagiranye n'umuyobozi wa equipe ya Kiyovu i Buruseli, naje kumenya ko baganiriye iminsi 3. Andre ari i Kigali rero. Ubwo rero aje mu byukuri gusa nkaho barangizanya n'ikipe ya Kiyovu Sport. Naje kumenya amakuru ko n'ibiganiro byakomeje ku mugoroba, ari nayo mpamvu no muri iki gitondo ngira ngo Fred ubwo arakwereka ifoto mu kanya aho yaganiraga n'abakinnyi ba equipe ya Kiyovu kuri Stade Amitien. N'umuntu yinyoherereje, ubwo urabonamo n'undi muvandimwe uri inyuma ahantu wihisha ahantu. Yiri foto ya Van. turabona amatano umurinzi Urumva yihisha ariko inganiranga. Ubundi we yari yihisha. Niyo foto mbonye nziza ariko nta kundi umuvandimwe y'umujyanama umusherisheri ageze manga kwiba y'umujyanama wihari anyiba cyane ageze imana n'abahari. Ni ukubura uko tugenza ubundi ntabwo ibiganiro n'umutoza bya mbere wabikorera hariya. none ari ibiganiro bisa n'ibyarangiye. Ndakubwira introduction n'abakinnyi hariya ni ahantu aho waruzi ko buriya na introduction ya mbere konta mu mutwe w'umutoza, ndabugwa mu rwego rwa facilities n'ibiki hari ahantu. Anyway, reka wenda ngewe uyu munsi ko ari ku wa gatanu ibintu byose macaka ko biguma biri positifu. Reka twizere ko ibiganiro byarangiye n'ubuyobozi bwa equipe ashobora kuba bamubwiye ko ikipe iri mu myitozo kandi aje yarakererewe, ashatse kuhaca kugira ngo abasuhuze ubundi aze kuganira nabo. Naho ubundi reka twe kuvuga ngo ni ibiganiro arimo n'abakinnyi. yawe ibiganiro byo nimugoroba byabaye nyuma yo no nagari ibiganiro n'ubuyobozi n'abakinnyi bamucishije ku myitozo akoreka abiyereka ubundi yigendere. Naho ubundi ntago intro ntago yagakwiye kuba igenda kuri rwose icyo David avuga nicyo. Mushekero namubona ari inyuma shirisheri yakona reba iri foto y'umuntu bimeze nka birabakoraho cyane yakira na fande sekamana. Rero iriya foto abantu bavuga ngo n'umubona umutaginge n'umumenye. iriya foto ni definition yayo y'ijambo ryadutse bita umupampe. Oya umusheri oya ragara umupampe umusherisheri wera no mupampe kuki ari uriya no mupampe. Oya mupampe ntabwo mbyemeye. Kino foto bayushe adahari koko agize imana pe agize amahirwe kabisa kuba so ni ibyo rero ni mukanya musiko hagati n'abandi yashyizemo distance hagati n'abandi akunda binyuma ya perezida nasubira inyuma ntaga mukandagira. So uyu mutoza rero bite Sidika makuru avuga ko yasinye igihe kingana gute mu ikipe ya Kiyovu Sport? Nawe ubwe wenda twabanza tukamwumva we aravuga yuko bisa nkaho byarangiye atari question gusa n'imyaka n'uvuga ati ngiye nje gukora gutegereza tukaza korera mbere yo kwenda tumaze tumwumve sinzi ni bamubonye Coach Andre tuze nyuma wenda tugira icyo tuvugaho. Okay, reka twumve rero uyu mutoza w'umukongomani w'umubirigi waje hano mu Rwanda gutoza equipe ya Kiyovu Sport. Oui, ça va très bien après un long voyage, mais ça va, je suis content d'être. Oui, on a eu le contact avec le président Juvenal de Kiyovu. Je l'ai rencontré à Bruxelles. Il m'a expliqué un peu le nyuma y'ibiganiro birebire twagiranye n'umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport Bwana Juvenal mu gihugu cy'ububirigi. Yasobanuriye byinshi ansobanurira byinshi ku mushinga w'ikipe ya Kiyovu. Ndifuza nanjye ko naba muri uwo mushinga w'ikipe ye. Moi je suis très ambitieux. Nabonye ari ikipe nziza, ikipe ikomeye. Ndumva nanjye najya muri uwo mujyo, najya muri iyo gahunda y'ikipe ya Kiyovu Sport. Kurebana n'ibyo twaganiriye nabonye ari umuyobozi ufite ubushake. Nanjye ndi umutoza ukunda intsinzi. Yambwiye ko yifuza ko ikipe ye yakwitwara neza igatwara igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'igihugu. Muri Desembre nahamaze umwaka numva yuko nabagize ibihe byiza ku ngoma y'umuyobozi wari uhari. Umukoro wo gutwara igikombe cy'igihugu kandi twabigezeho turanasohoka mu gikombe cya Afurika. Nyuma rero umuyobozi ingoma ye yaje kurangira nanjye biba ngombwa ko ntandukana n'ikipe ya Desembre. Byaramfashije rero kugira ngo nanjye mbone umwanya. Niyo mpamvu rero nishimiye ko ngiye kubana n'ikipe ya Kiyovu Sport. Kubirebana n'igihe cyo gusinya ndumva ibyo ngibyo ari byo byanyuma tugomba kuganira yaba kuri uyu mugoroba cyangwa
tout faire pour être. gusa icyo nakubwira ni uko wenda umwaka wa mbere twagerageza tukakora iyo bwabaga bwose kugira ngo tube twatwara igikombe n'ubwa kabiri ngeze i Kigali ubwo muheruka twari twakinnye n'ikipe ya SD Kigali ndabuze umupira w'u Rwanda nzi amwe mu mayikipe nzi bamwe mu bakinnyi ubwo twakinaga na SD Kigali harabona abonye ubwo twakinaga hari intumwa zanjye nari nohereje kugira ngo bamenyere iyo kipe ya SD Kigali ubwo rero byatumye namenya n'amakuru y'andi mayikipe ya hano hari amakipe akomeye kugira ngo benshi bazi ikipe ya APR bazi Rayon Sport hari amakipe ya Gasogi hari n'andi makipe wenda ntibuka ariko nitwe ikipe nka Mukura Victory Sport ndayazi n'amakipe kandi afite abakinnyi beza ndabizi nzi n'umupira mpuzamahanga cyane cyane kuri uyu mugabane wacu wa Afurika hashize imyaka 6 nkora kuri uyu mugabane wa Afurika nzi rero ishusho y'amashampiyona menshi cyane cyane amashampiyona y'u Rwanda ndayazi rero ko twarakinnye nabo kandi ikindi ndanakurikira cyane nkamenya amakuru ndayazi nzi umupira w'u Rwanda qui je connais quand même assez bien pour les avoir affrontés et puis pour m'intéresser par curiosité. Je connais le football rwandais.